umutumirwa uvuga hejuru y'uruhare rwa diaspora mu gutabara ababyeyi cyangwa se mu kwirwanaho mu buryo bumwe n'ubundi. Iyi topic y'uyu nguyu yakagombye kuba postponed. Nimba hariho kuzabahuza n'abo batumva kimwe kuko bivuga, byakagombye gutegurwa undi munsi, ariko iyi topic yanyu ikarangira uko mwayihagurukanye. Kandi abantu bo mu Bwongereza baje gutanga ikibazo bafite no gusaba advice y'uburyo bashobora gusura kandi kongera imbaraga mu misanzu yabo, ariko bitakagombye kudusaba kuko tuva muri topic yacu ngo umuntu wemera ko bienfaiteur afite rezo mu bibazo byo kurwanya umusanzu ngo mumuheze platform imeze gutya. Bienfaiteur niwe wahostize ejo bundi ngarura avuga kuko Kamizo yari we n'umubembe ushonje. Mwateguye topic ngiyi ngiyi muza mureka mufokasinga kuri topic yanyu. Umuntu nashaka kubayoboza kuko ziravumera yavuze, mumwereke ko nta mwanya we dufite. Umwanya dufite ahangaha ni ugukangurira abantu kwirwanaho no kutabara ababyeyi, ariko nta mwanya dufite wo gusobanura ngo amafaranga yatanzwe n'ababyeyi mu Bwongereza aje kubika Buvira. Ibyo rero nta makuru afite kubarwanya n'uruhande yegamiyemo nta ari gutyo. Niyo mpamvu mwamubajije ibibazo byinshi agenda akanje indimi. So nkavuga ngo nasubira inyuma agende abaza amakuru neza, bamubwire uriya mudamu wari ubitse amafaranga Buvira naho yaragiye kuja noneho yicara azi kuko nawe arwanya umusanzu kimwe n'abandi. Murakoze cyane. Urakoze cyane Michel. Ngire ngo tugeze uvuge ijambo rigufi hanyuma tugane ku musozo. Kagigi ndabona adahari. Ziravumera na Desire na Muhire n'inkwakuzi ijambo rimwe mu masegonda 30 hanyuma tugire ijambo ryo kubasezera, kandi turabashimiye abantu bose babanye natwe. Rakoze cyane, ndibaza ko mwagize ikiganiro cyiza, nubwo hari haje kuboneka baza gushaka kuyobya ibiganiro mwakoze. Tamusinga nge namukurikiyeho umwanya muto, nasaga n'uri busy buke ariko namwumvisheho bukeya. Mukuri ibyo yavuze ku ruhare rwa diaspora, usibye nyine abameze nk'abo ngabo bafata imitungo y'abaturage baba bavunikiye bashaka gutabara ababyeyi babo n'abavandimwe, bakayikoresha mu nyungu zabo bwite, harimo kuvuga ko bamwe muri bo bagiye bafata iyo mitungo cyangwa ubwo bushobozi bw'abavandimwe babo bakabuhindura amafaranga yo kwishura za mortgage kugira ngo bagure za mortgage. Hari abavuga ko bagiye bayahindura akaba down payment ya za mortgage zabo. Nk'abo nibo bonyine dufiteho ikibazo cyangwa nicyo kibazo dufite ku bwoko. N'abandi bagiye bazikoresha mu bundi buryo, nk'abo mwari muvuze bohereje Buvira, birazwi naho zari zigiye n'umubari, yewe n'ibindi byinshi wenda bitagiye bivugwa, ariko amaherezo byose bizagenda bikageraho bigaragara bikamenyekana. Nk'uriya muvandimwe wigeze remise y'ibintu bimwe ibindi bakabiranga. Iyo remise ni iyi. Undi iyo biza kuba ari imitungo ya ba nyirayo, iba yarakozwemo remise umunsi bagombaga gusimburwa.
ariko ntiwaza ngo uze kubwira umuntu ngo hari ayararaha ngo ateganyirijwe ibi agomba gukora ibi. Wakoze remise wasohotse byarangiye, rikora remise y'imitungo, abasigaye nibo bazanamenya uburyo management yabyo bikorwa. So, nk'abo rero uretse n'abo mu Bwongereza n'ahandi mu bindi bihugu bakimenyekana, nabo bazanengwe, bagawe n'abantu bose babyumva babagaye, kuko nta kindi gihano mbona twabakorera, kuko ntidufite aho dufungishanyiriza muri ubwo buryo bw'imitungo yacu, usibye abahagurutse kubwo kurega bamwe mu bwoko bwabo cyangwa mu bavandimwe babo bagamije kubicisha. Muri mu kubibona, dore n'ubu turi mu kiriyo cya bamwe baguye muri gereza ejo bundi bitewe n'impamvu z'ababahambyeyo, kandi bo muri twe n'abandi bagifite iyo mitima. Ariko mu kuri umuntu wese ubangamiye ubwoko, ubangamiye igihugu cye, ubangamiye ababyeyi n'abavandimwe mu kwiba, noneho ntibakiri muri faze yo gukora contre campagne yo kubabuza gutanga imisanzu gusa, akagerekaho no kwiba umusanzu watanzwe ngo awugire down payment y'inzu ye, ngo awukoreshe izindi manza z'umuryango wabo. Uwo kutamuvuga waba uri umufatanyacyaha, waba uri umwicanyi kimwe nawe, waba uri umugome ndengakamere. Rero mu magambo make nubwo ndambuye, mwagize neza, kandi muzahore mukurikirana nk'ibi, mubishira habona abantu bamenye ukuri, byaba byiza kurushaho. Murakoze cyane. urakoze ziravumera. Ngire ngo umuntu waje bwa nyuma ni Twirwaneho. Kagigi we nabonye atarimo aravuga. Twirwaneho, ushobora kuvuga mu magambo makeya? Tumaze hano amasaha menshi kandi ibintu byabaye agatogo, byajemo ibindi bintu byinshi. Twirwaneho, ngaho gira ijambo tubwira mu magambo makeya, hanyuma tugane ku musozo. Ndisegura kuri Espoir, nagerageje kuzamura, sinzi ko byaje gukunda ariko byanze. Murakoze cyane bwana Hoste, muranumva? Ndakumva. Murakoze cyane. Ni ukuri ikiganiro ko kiragana ku musozo, usibye kubashimira, gushimira abantu bagiye bakora ama intervention y'ingirakamaro, no kugaya abaza kudefanda amafuti. Ariko reka nabo tubashimire kuba baza bakavuga ubusa bwabo, ni byiza. Baza bagume bavuga ubwo busa kugira ngo isi ibumve kuri ubwo busa baba bavuga. Abaturage barahari bavuga ibyabo batanze uko byagenze, umuntu akaje kuvuga ngo babikije amafaranga Uvira. For which reason? Nta reason n'imwe yo kuja kubikisha amafaranga Uvira. Ariko reka tubashimire ko baba baje bakavuga ibyo bumva, ariko no kwita ko ari ubusa, ariko kugira ngo abantu bamenye, banabimenye gusumbaho. Tunashimira abantu bose bo muri UK b'abagwanashaka baza bagatinyuka bakaza gushira ibintu ku mugaragaro kugira ngo abantu babimenye babyumve. Aba hari ibyo abantu tuza tugenda twumvira kure ariko tutabibayemo physically, kandi ibyo bibazo ntabwo biri UK gusa, biri hose. Natwe aho duherereye hari ibindi bimeze nk'ibyo. Rero ni byiza rwose ko muzoza mutekereza ku mijyi itandukanye, ibihugu bitandukanye, mugashakisha abantu bakaza bagatanga imico ku bibera mu ma cities yabo, kugira ngo abantu ku migabane itandukanye turushirizeho kumenya, tumenye ngo UK bimeze gutya, muri iki gihugu bimeze gutya, Canada bimeze gutya, ni bifite imijyi myinshi itandukanye. Ariko muri iyo mijyi itandukanye ya Canada tumenye ngo nkaho mpererenje Edmonton, abantu bamenye ngo Edmonton bimeze gutya, kandi naho hari ibibazo bisa n'ibyo
n'indi mijyi itandukanye. twirwaneho reka nguce mu ijambo nkwibutse ko ubutaha tuzerekeza aho ngaho muri canada na australia mu kurebera hamwe uko urugamba rwo kwirwanaho ruhagaze komeza. Ya murakoze cyane rwose, ni ugutunga itoroshi. Umugani w'abanyamakuru bavuga ngo twebwe dutunga itoroshi ahantu kugira ngo abantu ababireberera babimenye. Ni ukuri ni byiza yuko mwebwe mwafashe uyu mukingi wo kugira ngo ukuri kumenyekane, muza mugenda ahantu hose hatandukanye muhatunga itoroshi kugira ngo umuryango mugari w'abanyamurenge umenye ngo hano biriwe gute, baraye gute, bahagaze gute, bameze gute, ibipinga by'ubwoko bimeze gutya, gutyo. Kuko hari igihe havugwa yuko hari ubutabazi bwavuye muri canada, abantu bakumva yuko abantu bose muri canada ari abatabazi. No, ntabwo ariko kuri, ntabwo ariko bimeze. Hariho ibipinga bidashobora gupartisipa mu gutabara ubwoko, bameze nk'abo muri UK bagize n'utwo babona twavuye mu baturage tuyobya. Niko byagiye bigenda mu myaka ya mbere, ariko kuri ubu ni ukuri abantu bamaze kumenya ukuri, abakumenye barahagaze, barakora, bameze neza. Ariko abadakora nabo baraho, nk'aba bose baje bakora ama intervention y'amafuti. Ariko njyewe ndabashimira rwose kuba baje bakatwiyereka, tukamenya nguko inguge izamuka igiti cyane niko ngo igenda igaragaza ubwambure bwayo. Baza nabo uko baza kuri social media niko tugenda tubumva, tubamenya, tukamenya aho bipfira. Rero mu ncamake ni ukuri turabashimiye byimazeyo, kandi tubashishikariza gukomeza uyu mukingi mwihaye wo kumurikira isi, cyane cyane isi y'abanyamurenge, kugira ngo bamenye aho ibintu bipfira. Murakoze cyane. urakoze cyane twirwaneho. Hari Ziravumera yavuze arimo arasezera, numva ngize nshaka kumubaza Ziravumera, numvise hano hari amafaranga y'ubwoko bubiri. Hari ayo mwavuze ngo yagiye i Buvira, ubwo yagombaga kubikwa mu Bwongereza, babona safe, niba ari safe house, niba ari coffre fort babonye i Buvira bariho bayohereza. Ariko hari ayandi bavuze ngo yatanzwe mu ma down payment yo kugura amazu. Ibi bintu uko numva nabikubaza ikibazo Ziravumera, waduha, would you elaborate a little bit? Urakoze host. Naba ngiye gutangiza ikiganiro kuri zeru, kandi ikiganiro gisa naho gishoje. Kimwe cyo nuko usibye ayo yoherejwe kubikwa muri iyo coffre fort y'i Buvira, aho coffre fort yo mu Bwongereza yagize insekirite, y'i Buvira bari igira umutekano. Icyo cyonyine ni ikibazo umuntu yakwibaza, uwo mutekano wabonetse kuri karya mabenge wabuze mu Bwongereza w'amafaranga amplisi. Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza. Naho ayandi ayo nayabashije kuvugwa na make, ariko amenshi haravugwa yandi, kandi azavugwa nayo azagaragazwa, yagiye mu ma down payment y'amazu y'abantu. Okay, thank you. Ubwo numva ngo tuzabifatira umwanya tubiganireho. Imuhira Ibyo ni ibibazo bikomeye bikigarukwaho. Bwana Richi, sinzi, abantu dufite abantu bagoye ukuntu. Usarire ejo mu Bwongereza simpamenye ikintu bashizeyo muri no minsi, bashatse bakwikosora. Ejo hari ibindi baraye bakoze, nabyo nimuza kubaza amakuru. Ejo aho bari batabaye umuntu, umuvandimwe wagize ibyago, abura umwana we, ariko ejo bagezeyo barongera bahakorera ibindi byenda birenze ibi, kuko byo byari nko gukora abantu ku matama, bikozwe n'uyu mugabo muhaye muvuga witwa Gisore. Sinzi uko angana,
usibye kugenda agaruka mu mazina abantu bakababwira bakamwumva gutyo. Ejo aho yahagurutse bamuhagurukije nk'inshuti y'umuryango, ariko mu ijambo rye anenga ko bamwise inshuti y'umuryango, we yiyita visi perezida, kandi mwibuke ko yaherutse gusinya ngo ni perezida w'Ubwongereza, ariko ejo ahaguruka avuga ngo ni visi perezida w'Ubwongereza, ngo ntabwo ari inshuti. Noneho ashaka no kurata ko bazanye ngo amafaranga, ngo amapawundi ziravumera ibihumbi. nguce mu ijambo mu muryango w'abanyamurenge dufite bagisore benshi, gerageza uspecifying kugira ngo abantu bari Oya ntabwo ari Gisoro uyu turi kumwe nka kohosite, ni ni Gisore uyu wasinye urwandiko avuga ngo ni perezida w'Ubwongereza. Ejo gisore wuhe kugira ngo abantu bumve. ugira ngo nzi ayandi mazina, ari mu Bwongereza, wari visi perezida nyuma za. yitwa Gisore Migambi Frank. Urakoze cyane. Yes, Amakuru Imana ishimwe ko hano hari abantu yes, baho. byumvikane ko ari uwo gisore Migambi. Yes, sinari nzi andi makuru. Ni Imana ishimwe ko hari abantu bo mu Bwongereza bakiri aha. Amakuru asohoka nayo n'ubu turimo kumva ngo nuko ejo yashatse kwiyemera ku bantu batabaye ko babazaniye ngo babashije kurekoruta ngo amadolari, amapawundi 1000 yo kuza gusura umuntu, agatambuka imbere asa n'uyirata. Ibyo nabyo wumve kuza mukiriya ukaza kwirata watabaye umuntu. Ariko reka mbirekere aho ngaho, wenda gutoneka abantu. hari amakuru ntari bushake ko wenda turi buze kudebatingaho. Hari nkariya yaraje nyuma, ndabona bizasaba ko tuzakora space tukaganira n'abantu bo mu Bwongereza, ariko mu by'ukuri ziravumera ufite information nyinshi, izo ngizo zo ntabwo turi buzivugeho uyu munsi. Gahunda yacu ni iriya muri gusoma hejuru, twumvishe challenges abantu bo mu Bwongereza bafite. Ni ukuri sinashaka ko twongera no kubisubiramo cyane, twazumvishe, mwumvishe ibibazo by'amafaranga yagombaga yaragenewe ubutabazi ataragezeyo kugeza kuri uyu mwanya, bikaba byarateje umwuka mubi. Ariko nashimira cyane Dr Musinga wahavuye kare, ntako atagize mu by'ukuri. yavuze no kugira ngo yavuze mu rwego rw'abapasitori, avuga no mu rwego rw'umugabo w'umunyamurenge n'undi mugabo wese w'umututsi ushaka kwirwanaho. Icya mbere nuko tugomba kwirwanaho, twaba duhari tutanahari, ibyacu bigomba kuhagera tugafasha n'abari. Mumbabarire tureke gutinda. Imuhira, niba ufite ijambo rimwe wavuga ugakurikirana na Kayigi, ijambo rimwe kugira ngo dufunge ino space. Jenzo, siko bigomba kugenda rwose, niko umurongo umeze. Sawa, murakoze, ndabashimiye Richi na Jenzo n'abatumirwa bose. Umutumirwa nubwo adahari, nubwo yagiye, ariko yasize ateye imbuto cyangwa se abibye yuhiye. Yakoze ikintu cyiza kuba yatwitabye. Hari abantu benshi dushobora guhamagara bakazana izindi ngingo cyangwa se izindi za gahunda. Turabashimiye mwe mwamutumiye akabasha gutanga umusanzu wiwe, akavuga ubusesenguzi bwe cyangwa se ibitekerezo bye. Twabishimye. Ikindi jewe navuga ku bijyanye n'abo bantu ba UK cyangwa se abo mu Bwongereza bari baratinze, ariko mugende, icyo je rekomandasiyo nasaba ni mugende mushigikire uno mubyeyi, muvuze ibigwi byiwe, ibyo yakoze, ibyo mutabashije gukora nk'abagabo mwarabibona ariko mukabyirengagiza. Biratangaje kuvuga ngo umuntu afite iyerekwa, umuntu wicaye gusa mu wiwe wawirira ibyiwe, udafite vision, ariko umubyeyi ufite iterambere, ufite kureba hirya y'ubuzima bw'abanyamurenge n'imbere y'abanyamurenge. Ariko uyu munsi abagabo b'abadogiteri b'abapasiteri bamara bakaba ariho bahaguruka ngo bagiye kurwanya ngo umubyeyi wakamiye abanyamurenge, abanyamurenge birukanywe mu rurambo,
arabazamura bakura muri purene abasubiza kuri gakondo, ibo nta ruhare na rumwe bakoze, ngaruka uyu munsi ko baramurwanya. Ngasaba ngo Desire Muhire Twirwaneho Edimo mumubera abajanama beza n'abandi bose tutazi. Ngasaba ngo rekomandasiyo, mwabagabo mwe muri mu Bwongereza, mugende muhaguruke nk'abagabo bari mu mahanga, ejo n'ejo bundi bazabirukira nk'uko baba birukira abari mu gihugu. Mugende mukora inama nk'abagabo b'abanyamurenge, nk'abadiaspora, kuko tuza tubikora hirya no hino. Kumuraja gutanga urugero ngo Amerika, natwe nta gitangaza twakoze usibye ko twabaye abagabo, twirengagiza ibibazo byose, twirengagiza ibyo bavuga, tuba abagabo. Nimba dukora inama mukazirebera kuri YouTube, mukazirebera kuri social media, mukazishima, namwe bibabera isomo. Muhaguruke muba abagabo, muhagurukane niyonka. Nimba abo pasiteri bananiwe kubwiriza, namwe none muhaguruke mukore ibiterane, mubabwirize nono iruhande, mukore igiterane cyanyu cy'abagabo nk'abagabo bari muri Europe. Mureke kurangazwa n'abo bapasiteri. Utekereza umupasiteri wavuye i Murenge ahunze ariko ageze mu Bwongereza, ngo uyu munsi jewe nikiza kimbabaza, murambabarira, nikiza kimbabaza, uyu munsi tuba tugeze ari amiga batwigisha niyinga ngo Yesu azazuka, ngo Yesu azagira gute. Ni byiza, ariko ngira ngo uruziko rwacu twatuzarira hano, ese mu myaka iri imbere 20 bazaba bameze gute? Niyo mbuto abo bapasiteri baba bamwe. Musinga yakoze. Ngasaba ngo Rich nagari umuyobozi w'umupasiteri, yaba muri Europe, yaba muri Amerika, yaba muri Canada, yaba muri Australia, bazaze hano tubakubitire mu gafuka, tubabwize ukuri. Twabwiye Musinga arabyumva, twatanze ikirego, ariko turabashaka evangeliste ugana ku musozo. Nawe ubidufashemo, bazaze tubabwire ikiri ku mitima yacu, turababaye. Aya makuru uyu munsi wayumvishije, araye nk'ujya munsi wa 2017, kumva umupasiteri ahaguruka na Bibiliya ngo karaje kurwanya imfuzi n'abapfakazi, bahagurutse gutabara bene wabo. Murakoze. Urakoze cyane Muhira. Ndagushimiye kubw'amagambo meza utubwiye. Imbibutse yuko uyu munsi space twagarukaga ku ruhare rwacu nk'abantu bari muri diaspora mu rugamba dufite tugiranye imyaka rwo kwirwanaho. Bavandimwe, nzi ukuntu turi bubigenze. Michael ari mu bantu baduhaye ikiganiro. Michael, uvuge 1 second hanyuma duhite dufunga space, sibyo Genzo? Ntabwo nshaka ko tuza gukomeza, turacafite ibintu byinshi rwose amasaha twihaye yari yarangiye. Abantu mutwihanganire, wenda iyi topic ni mutwemerera tuzayigarure. Nahise ijambo riki. Yes, twari guhaye Michel. Okay, merci, murakoze cyane. Ndashaka go emphasizinga kano si uko emphasizinga n'ugakosora bukeya. Hari umuvandimwe wavuze ko amafaranga bienfaitere ashinjwa ari amafaranga ashobora kuba yarakoresheje mu buryo bwa mortgage cyangwa se bwo gukoresha mu mabezo privé yiwe. Mu by'ukuri siko bimeze. Jewe icyo nziho nuko nzi ko amafaranga bienfaitere yari afite
nayo ngayo yanyuze mu maboko y'abantu benshi bakorana nawe, ariyo mafaranga Michel, yagaragaye. Michel ntabwo navuze bienfaiteur, Oh, navuze harimwo abantu okay, I'm sorry. tuzavuga ubutaha. Okay, Ntabwo na merci. pointinze izina ry'uwo muntu, Okay, I'm sorry. Amafaranga kuko uwo umuntu wese. muntu uwo muntu Okay, tuzamuvuga ubutaha, none ntabwo namuvuze. njyewe numva twagaragaza ukuri ziravumera arimo. Ari amafaranga yafatiwe Uvira yarabitse ku muntu yashaka kuja ahantu hatabugenewe. Ariko tugaragaza ukuri na evidence za buri kintu, wenda tutinjiye mu buzima prive bw'umuntu. Ariyo mpamvu nari nshatse kuvuga kino kintu ngo aya mafaranga ntabagore, yaramenyekanye n'umurongo bari bakereye kuzuza bayacishamo harazwi, naho yaragiye harazwi. Kandi ibyo barabigwanyije, bishimira abantu bo mu Bwongereza barabirwanyije kugira ngo biriya bintu bicike birangire, baza biyoreza amafaranga yabo bonyine agere ku baturage abavuyeho direct. So ndavuga ngo tugerageze tworohe muri direction yo kugira ngo dukemure ikibazo, ni nazo zoba vyiza. Murakoze cyane, nako nari nshaka gusubiza ariko urakoze cyane Michael. yeah. Nanjye nari ngiye kukubwira, sinzi nimba wari wumvishije neza, njyewe nabumvaga bose igihe bavuze, n'igihe abantu babajije ibibazo, hari igihe yari debate iri hot kabisa, baspiringaga ati nta yagiye i Buvira. Nonaha bwa nyuma ziravumera atanze akandi ka information k'ibintu bibera muri Europe, ko ngo hari n'abandi bashobora kuba barafashe andi mafaranga akaba yajya mu bintu bya mortgage. Namubwiye nti ndumva ugiye kuzana ibintu birebire, reka ibyo bintu tuzabishakira umunsi, ariko rero mu clarifying tutazakora ibiganiro hano hakazagira izina ry'umuntu abantu hano baza kuvuga ibitari byiza cyangwa se banamubeshera. Sinatekereza ko yanabikora, njyewe ntabwo tuziranye, ariko uvugana n'umuntu n'amakominote bigira ayandi mariyalite, kandi n'abo twumvishije twagerageje kumva impande zombi. I wish ko twazumva n'urundi ruhande, kuko uruhande numvishije uko numva bari mu kuri mu by'ukuri. Urundi ruhande rero hari umugabo wavuze yitwa Felix, nayobewe cyane, ibye numvaga bidasobanutse. I wish ko hari kuza nibura umuntu ushobora gusobanura ibintu neza, kugira ngo wa mugani ikiganiro kitazaherera uruhande rumwe. Ariko naje gusanga ni iyindi topic mu by'ukuri idasa niyo twari dufite. Rero ndashaka kubashimira, uyu munsi abantu bitabiriye ari benshi, abo twabanye hano kuva tugitangira na space yari ndende, yavugaga ku bintu byiza. Nisegure ku bantu bashobora kuba batabonye umwanya wo kuza kuvuga. Mu by'ukuri iyo uyoboye abantu bangana gutya biba bigoye, abaspeaker bari benshi, abatanga ibitekerezo bari benshi, abongerera ku bandi byari byinshi, ariko ikintu twakuyemo nuko nitutigira tuzashira, kandi nta yindi option dusigaranye n'imwe, ni ukwirwanaho. Kandi kwirwanaho wabyumva utabyemera, niyo nzira yonyine isigaye kugira ngo tubashe kubaho. Rero ndashaka kubasezera mbashimira, babwira ko n'ubutaha tuzagarura ikindi kiganiro. Ikindi kintu mbasaba, mu gihe hari abantu byavuzwe nk'uko ndaza kuguhereza umwanya Jenzo, ndaba ndangije niwe uri busoze. Mu gihe hari abantu badupresence, abantu mu Bwongereza badupresence challenge yabo nk'abantu bari muri diaspora bafite ikibazo, ngire akoze. Ndagushimiye na timu yo mu Bwongereza imuhira. ikintu cyose azero Okay, sir. apana kuza bategera ngo diaspora yo muri Amerika ari iza kubateranya n'abavandimwe, Urakoze. baza bahostinga space badutumire tuganire buri kintu cyose. Murakoze. Imuhira nakasa mutwe. Icyo ni igitekerezo cyiza cyane, ni cyiza cyane kugira ngo tuzabashe kuganira. Mbibutsa yuko honestly ntago izi space zikorwa kugira ngo for the purpose yo kugira ngo to exposing somebody, cyangwa se tugire umuntu tujya gushyiraho
kuri kujya hanze kuko tugeze mu gihe tugomba gukora tukirwanaho. Vouloir ou pas niyo nzira yonyine dusigaranye. Ngire ngo Espoir, naguhaye ntuza yo kuzamuka hashize nk'iminota 40. Uzamutse ndimo ndasezera. Wavuga umunota umwe, njyewe narangije nta kintu ndi bwongere kuvugaho. Mwihangane, sinzi impamvu utari wayakiriye, nayiguhaye kare kabisa hashize nk'isaha irenga, niba mvuze 45 minutes ariko zarengaga. Abantu batwitabiriye baduteze amatwi, mwakoze kubana natwe, kandi mujye mutugira n'inama, munadufashe, munatwongere n'ibitekerezo vuga ku mpande zombi. Ikibazo dufite tugisangiye n'abavandimwe bacu bo muri Noro, ariko sometimes akenshi iyo umutumirwa afite ibice aturukamo, usanga abantu batemtinga kuvuga ku gice kimwe, kubera ko nicyo abenshi baba bametriza, abantu baba bametriza ibibazo by'iwabo cyane cyane abo baturuka mu karere bakomokamo. Espoir, vuga iminota 2, ubwo ni max, jewe hanyuma sindahise iminota duclosing. ibiri sindahise Yes. iminota ibiri kandi je m'excuse nagiye ngira ikibazo cya connection bivanye n'aho narindi. Mu by'ukuri turabashimiye ku kiganiro mwaduhaye. Jewe nshaka kuvuga yuko objectif ni ukuvuga ko tugomba kwigwanaho, hari muri Nora no muri Side. Tugomba kumva yuko nta yindi nzira yo kubaho kwacu tuzabaho kubera ko dukunzwe. Kubera iki? Tugomba kumva yuko tutagomba kwigwanaho, naho kwigwanaho niyo solution imwe. Sawa, murakoze bwana Ricky, kandi nashimiye n'abatumirwa mwatumiye, ariko tugomba kunormaliza imvugo. Njewe nta mfuvyo bintera, there's no shame kuvuga yuko njewe ndi twigwaneho. I cannot. N'undi wese yavuga n'ahandi. Njenzo, so should we have somebody akaduhereza update z'ukuntu bimeze? Muhire, waba ufite update ku buryo wazamuka abantu tukaza gufunga space tubonye update yuko ibintu birimo biragenda muri Noro, ko nawe ari mu bantu babikurikiranira hafi, Muhire, Kamana n'abandi. Njyewe I would love yuko before we close twabona umwe mu bavandimwe